wanjye shimwe ry'uwo mwami kuko ari bwiza mutima wanjye shima kandi wamamaze shimwe ry'uwo mwami kuko ari bwiza barakoze abaririmbyi worship team y'itorero rya UCC hariya ni boy iyo ni worship team baravuga ngo umwami arakomeye ikaze rero mwese inshuti bakundwa bateze amatwi Hot FM 103 n'ibice bitandatu tubahaye ikaze rero mu kiganiro mugezweho n'itorero rya UCC ikiganiro cyitwa ububyutse burakenewe mbwira inshuti zacu mudukurikira muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi n'ibihugu bya kure tubahaye ikaze rero muri uyu mwanya turabizi neza ko murimo mufashwa amateka arimo ahinduka ubuzima burimo burahinduka uko mutekereza birimo guhinduka mbwira abantu mwese mudukurikira abafata ibyemezo byo gukizwa abafata ibyemezo byo guhinduka no kuva aho Imana idashaka mukomeze muduhamagare dukomeze kubafasha umwana wese yavutse akenera ababyeyi hafi akenera abantu bakuru kuba hafi kumenye uko bamufasha kugira ngo ashobore gukura neza ye kugira icyamusagarira n'icyamukora nabi bakundwa rero turabasaba kugira ngo niba wumva umaze gufata icyemezo muri iyi minsi icyemezo ufashe menya ngo ukeneye umuntu mu buzima wagufasha akagukiza ibirura n'imyuka yose yashaka kuguhungabanya ni Pastor John rero mwumva kuri microphone ya Hot FM ndi kumwe na Pastor Bena guturuka UCC hariya ikabuga duha umugisha rero muri iki cyumweru utumwa tugezaho utumwa avuga ngo kuva kwa Farawo rero umuntu urambiwe Farawo ukaburushye Farawo wakoreye Farawo igihe gihagije nta kiza wamubonyeho uretse kugutoteza ubyo ko Farawo adashima Farawo ntabwo ashima Farawo ntiyagushimira ngo wakoze Farawo ntabwo yakwigira guhimbaza ntiyavuga n'ubuhanga bwawe Farawo yavuga rwose n'icyo mumariye ntiyacyerekana ahubwo agaragaza ko umurya imitsi ararenza akavuga ati nguyu yanjye imitsi nguyu ntacyo arahanga gusa nwabo kundushya niko avuga Farawo ariko tuje kubwira ngo uyu munsi Farawo waciriweho iteka hari igihe atazongera kukubona hari igihe Imana iri mugure mu maboko ya Farawo kandi ni iki ngiki iki ni kimwe rero ugomba kuva mu maboko ya Farawo kuko Imana iguhamagara ifite amaboko ifite imbaraga ifite imbaraga ifite ububasha bushobora kugukiza no kukuhindurira ibihe n'amateka ntucikanwe rero mukundwa kuko Imana irakora ikintu gishya mu buzima bwawe kuri uyu munsi ngiye gusenga
ngiye gusenga mbone kwakira umukozi w'Imana. Data wera, Mana ya Abraham na Isaka na Israheli, Imana y'intumwa cyari si Rwanda mura, turaguhamagara. Ngwino uvugane n'abanyarwanda, ngwino uvugane n'abari kure n'abari hafi. Ngwino ukize kandi ubohore ukirishije ijambo ryawe. Kiza abarushe n'abaremerewe, abo Satani atwaza igitugu. Abo ngabo Satani yashyize ku minyururu, abo Farawo yigaruriye, abavutse bakisanga bari mu maboko ya Farawo, abakuriye mu maboko ya Farawo, abasaziye kwa Farawo, abashakiye kwa Farawo, bakuzukuriza kwa Farawo. Ndasenga uyu munsi wa none bose uko bangana, iyo miryango yose uko inyumva, barava mu nzu ya Farawo. Niba hari umuntu umwe wumva muri iki gihe Mwami, azakura bene wabo, arahagurukira kubwira bene wabo ko bakwiye kuva kwa Farawo, bari bwirukanke baze kuri UCC. Niko tugusaba kugira ngo babohorwe n'imiryango yabo yose, ko Farawo arabiyongeza uko bukeye nuko bwije. Uyu munsi rero turavuga ngo babohorwe, bagendererwe nawe, bagirirwe imbabazi, kuko igihe cyabo ni iki ngiki, kuko ijambo rye ritubwira ngo buri kintu cyose kigira igihe cyabyo. Abo bantu babaye mu gihe cyo gutotezwa na Farawo, ariko igihe cyo kubohorwa no kubabarirwa ni iki ngiki, kuko ari igihe cyo kwemererwa mu kwabo. Dusabye umwuka wera kuvugana na buri muntu wese uko ari n'ibyo arimo, kugira ngo yiyumve neza, amenye icyo uvuga. Umwuka wera musobanurire ubutumwa tuzanye, kugira ngo abantu bawe be guhera mu gihirahiro no mu rungabangabo, be kwitiranya ibintu, bamenye ahubwo ko Uwiteka Imana abakuza kwa Farawo amaboko menshi kandi akomeye. Twakiye kubaho kwawe, twakiye ubwiza bwawe. Nshuti rero murakoze abatwumva basengana natwe. Akanya ndakubwira ngo ushobora kwandika ubutumwa bugufi bwohereza kuri 0782 757462 cyangwa 0722225462. Wohereza ubwo butumwa kuri telefoni zacu, dushobore gusengana nawe tukiri muri studio. Ndagira ngo nakire umukozi w'Imana atubwire iki Imana ishyize ku mutima we. Bless you. Uwiteka Imana guha umugisha nshuti yacu utwumva kandi uduteze amatwi. Wakoze kuba uri kumwe natwe, kuko aka kanya turimo ubu ngubu ni akanya ko kwegera Uwiteka Imana. Niyo waba uri mu muhanda ugenda na telefone yawe, niyo waba uri mu kazi kawe, ishiremo ko ubu ngubu uri kumwe natwe aho ngaho uri. Twicaranye nawe aho ngaho ahuri, turimo turakorana imirimo nawe aho ngaho ahuri. Niyo mpamvu natwe turimo tuvuga ngo wakoze kuba wabanye natwe, kuko aya masaha wari uyategereje cyane. Ndabasuhuje cyane inshuti zanjye, mwebwe banyakabuga, mutere intambwe mukaza mukabohorwa, kuko hari ukuboko k'Uwiteka Imana kurimo kubohora abantu muri iyi migoroba, amateraniro y'imigoroba, kandi hari imbabazi z'Uwiteka Imana zamaze kumanuka. Icyubahiro cy'Uwiteka Imana kirimo kiragaragara ku bugingo bwacu. Mperutse kubwira abantu, ndababwira ngo impamvu Imana igusizeho, ndetse twanabyize ejo, Imana ikaguha iyo myaka yo kubaho, icyo ngicyo ni nakizagukiriza. Kuva usigayeho ukageza iki gihe, ukaba warasimbutse impfa nyinshi, urenza aksida nyinshi cyane, urutsa amarozi menshi cyane, bagutegeye mu nzira ntacyo bagutwaye, ariko ukaba ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufatanya n'abazima wese aba agifite ibyiringiro. Kuba ukiriho ugihumeka umwuka w'abazima, icyo nicyo Uwiteka Imana azagukiriza, icyo nicyo Uwiteka Imana agiye kugutabarira, kuko niyo gusaguye, niyo gusizeho kugeza iki gihe. Satani, Farawo afite ububasha bwo kuturwanya, ariko ntabwo afite ububasha bwo kutugeza kure, ndetse no kuduha ku myaka yo kubaho. Ntabwo ibyo ngibyo abushoboye, ndetse no kuturwanya ntafite imbaraga, afite igipimo agarukiraho. We areba ibyaha ngaha, ariko turimo turakubwira Imana ireba ibiri imbere. Ushobora kwireba iyi saha ukavuga ngo ngendanye na Farawo kumara igihe kirekire cyane, ndetse nkoranye na Farawo kumara igihe kirekire cyane, ariko ndabona ntacyo ndageraho. Turimo turakubwira Imana yirimo kureba imbere hawe, ari nawe ubwawe ntabwo ubasha kumenya ejo uko buzacya, ntabwo ubizi niba ejo imvura byukigwa cyangwa niba izuba rizaka, ntabwo uzi niba hazabubwira kabe, ntabwo uzi niba imperuka izabigeza. Uko tutabizi byejo bizwi n'Uwiteka Imana, uko niko utazi imigambi y'Uwiteka Imana ku buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkuko tutazi amagufa y'umwana ko akurira mu nda ya mama we, ngo niko tudashobora gusobanukirwa neza imigambi y'Uwiteka Imana. Rero icyo nkubwira, mbanza kukubwira uyu munsi wa none wizerane hamwe natwe. Uyu munsi wa none ari wo munsi wawe wo kuva mu kazu kwa Farawo, wo kuva mu
buretwa kwa Farawo, wo kuvaho akahato ka Farawo, wo kukurwaho icyo kigoyi cyari cyarakuboshye mu izina rya Yesu. Ndimo ndakubwira uyu munsi wa none ngo ugomba kuva. Hari aho ugomba kuva, hari naho ugomba kujya, hari aho ugomba kwimuka ukagira aho wimukira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu yamaze kwizera Yesu Kristo, akamwizera akamwiringira, ngo byose biba byabaye bisha, ngo naba amaze guhinduka icyaremwe gisha. Bimenyesha ngo Farawo aba amaze kwibagirana, ariko Farawo uyu nguyu ntabwo ajya apfa burundu, ahubwo arahwera akiburabuza, akiyumanganya, agasa n'indi sura. Niba guteye ari igikara uyu munsi zakaza ari inzobe, niba gutereye mu mone ejo akakuterera mu nka, ejo akaguterera mu mahembe, ejo akaguterera mu kintu runaka. Ariko ndimo ndakubwira Imana ifite ubuzima bwawe mu kiganza cyawe. Ndimo ndakubwira Imana ifite imyaka yo kubaho kwawe mu kuboko kwayo, kuko ijambo rye rivuga ngo yaduciye nk'imanzi mu kiganza. Niyo mpamvu tukubwira ngo hari aho tugomba kukwimura, kuko twatumwe n'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo Uwiteka Imana abwira Mose na Aroni, arababwira ngo nimugende muzindukire kare mu nzu kwa Farawo, mumubwire ngo Uwiteka Imana aravuze ngo rekura ubwoko bw'Uwiteka Imana bugende bunkorere, bugende bukorere Uwiteka Imana, bugende bukorere Imana, bugende butambire Uwiteka Imana, bugende buririmbire Uwiteka Imana, bugende bubwirize ubutumwa, bugende bukora ibintu mu nzu y'Imana. Ariko Farawo akanga, akarushaho kwinangira. Ariko kwinangira kwa Farawo kwari ukugira ngo imirimo Uwiteka Imana irushaho kwigaragaza mu nzu kwa Farawo, kandi n'abana b'Imana babashe kwambuka bemeye neza ukuboko k'Uwiteka Imana. Turimo turakubwira ngo twazanywe hano n'Umwuka Wera w'Imana kugira ngo tukwimure, tugukure mu buretwa bwa Farawo, tukwimure tugukure mu buretwa bw'uburwayi, tukwimure tugukure mu buretwa bw'ubukene, tukwimure tugukure mu buretwa bwo gukorera Uwiteka Imana uri mu cyaha. Aricyo kintu cyane cyane kirimo kubata abantu, ukava ukarenganya Imana, ukavuga ngo ariko Imana kukivuga ntisohoze ibyo yavuze. Ese warisuzumye neza usanga ugendanye neza n'Uwiteka Imana yawe? Ese warisuzumye neza urimo uravuga ngo umukozi w'Imana yarakubwiye? Ese wowe Imana yakubwiye iki? Ese Imana nta Mwuka Wera w'Imana ugusanga akakubwira ngo ihana icyaha runaka, ihana ubusambanyi, ihana ubujura, urakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana, uri mu nzu y'Uwiteka Imana? Uyu munsi wa none ugomba kubohoka. Ubwo ni uburetwa bwa Farawo wundi yagukoresheje ubusambanyi ukiri mu isi. None uri no mu rusengero urimo urakorakora abakobwa, urimo urakorakora abamama b'abana, urimo uragenda wiyenzayenza ku bahungu wa mukobwa we, kandi uri mu nzu y'Uwiteka Imana. Icyo ni icyaha gituruka ku nkomoko yo kwa Farawo. Icyo ni icyaha gituruka muri Egiputa, ni ibyaha byo muri Egiputa. Nta mpamvu yo kubyicarana mu rusengero. Uri mu rusengero, uri umukozi w'Imana, ariko urimo urateka imitwe kandi uri umukozi w'Imana. Iyo ni inkomoko ituruka kwa Farawo, nukazu ka Farawo. Niyo mpamvu twaje hano dutumwe n'Uwiteka Imana kugira ngo tugutabare, uko ibyo birarimbura. Abakorera Farawo bose bazajya Gehinomu, abakorera Farawo bose bazajya mu muriro utazima, abakorera Farawo bose ndashaka kukubwira ngo nta purgatori hari. Icyo ngicyo bababwira ni ukubeshya, ngo aho ibyaha bitoya bizabanza gucishwa mu muriro mukeya ngo barangize abantu bakajya mu ijuru. Nta yiba hari umuriro utazima Gehinomu, hakaba n'ijuru. Ibyo ngibyo bintu bibiri ugomba gukorera ijuru, ukicara mu nzu y'Uwiteka Imana uzi kuri mu ijuru. Icara mu ideni ryawe neza, uzi neza ko rikujyana mu bwami bw'Imana, uzi neza ko zikujyana mu ijuru. Niba uzi neza ko ritakujyana mu ijuru, hindukira uve kwa Farawo, uko Farawo aragutwaza igitugu, kandi Farawo ariyumanganya, kandi Farawo ariburabuza, kandi Farawo ahindura isura buri munsi. Farawo arimo arakwirengagizaho, arimo arakwicishacishaho, akwereka ngo ibyo urimo n'iby'ubumana. Urakorera Uwiteka Imana, uri indaya kandi urimo uraririmba. Nakuzi uyu munsi wa none naje nk'uko Mose yinjiye kwa Farawo adafite ubwoba, nk'uko Aroni yinjiye kwa Farawo adafite ubwoba. Ndakubwira ngo uyu munsi wa none tandukana n'icyaha, ukorera Uwiteka Imana yawe umaramaje. Tandukana n'icyaha. Yewe muntu, nta munyarwanda ndabona uvuga ngo ntakijijwe, nta munyarwanda ndabona avuga ngo ntazi Imana. Abantu bose mu idini ryabo barakijijwe, ariko ibyo ukora muri ubwo burokore bwawe, wowe yewe muntu witangira ubuhamya, ntukiyamamaze kuri umurokore cyane, ahubwo wowe reka abantu bakureba bakwamamaze ko bw'imbuto berera. Ese wera mbuto ki? Wera imbuto zikwiriye abihani. Uwo ni Farawo urimo kukufata, aragufatira mu gihugu cye, arakubwira ngo ntujye kure, arakubwira ngo nturenga aho ngaho, ahubwo korera Uwiteka Imana. Uri nawe wanjye, amaguru yawe yombi asa nk'umuntu uhagaze mu modoka ebyiri, imwe izatsimbura, ahasigaye noneho utanyukemo kabiri ujye mu upfe, abantu bagushyingure. Icyo nkubwira ni kimwe, ntabwo mvuga imodoka izi ngizi, ahubwo ndimo ndakubwira
iby'ubwami bw'Imana n'ubwami bwa Satani n'ubwami bwa Farawo. Hari ubwami bubiri bene data dufite kuri iyi si. Ukorera ijuru ukiri kuri iyi si, ukorera ubwami bw'Imana ukiri kuri iyi si. Niba kubeshya ngo bazamena amazi ku murambo wawe, gukora ndagusetse cyane ngo nibwo uzabona ijuru, ngo bazaba bakwesheje cyane. Ibyo baragushuka. Uwo ni Farawo urimo kugufunga amaso, yagufunza agatambaro ku maso, arimo aragukinisha agakino k'agatambaro ku maso. Ariko ndimo ndakubwira uyu munsi wa none kugira ngo utandukane no gukorera Imana ukiri mu gihugu cya Farawo, no gukorera Uwiteka Imana ukiri mu gihugu cy'umwanzi, no gukorera Uwiteka Imana ukiri mu gihugu cya Egiputa. Ndimo ndakubwira ngo hitamo. Tugiye gusoma ijambo ry'Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rigiye kutuyobora neza. Ijambo ry'Imana rigiye kutubwira neza icyo Uwiteka Imana adushakaho. Reka dusome igice cya 8 kuvana icyo gitabo tukirimo. Igice cya 8 duhere ku murongo wa 19. Kaduhere ku murongo wa 19. Reka pastor adusomere ibice 8 kuva murongo wa 19. Kadusome. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, jyana inkoni witwaje, urambure ukuboko kwawe hejuru y'amazi yo muri Egiputa, hejuru y'amazi yo muri Egiputa, ku nzuzi zabo no ku migende y'amazi yabo, no mu bidendezi byabo, naho amazi aretse hose ahinduke amaraso. Kandi mu gihugu cya Egiputa hose hari bube amaraso, no mu mivure y'ibintu. Njyaho nasomye 8, nasomye 7. Kadusoma umurongo wa 19. Ibice 8 umurongo wa 19. Yes. Okay, sorry. Kandi nzashira itandukaniro hagati y'ubwoko bwanjye n'abantu bawe. Ejo niho icyo kimenyetso kizabaho. Uwiteka bigenza atyo. Amarumbo y'ibigugu. Okay. Amarumbo y'ibigugu aza ari icyago mu nzu ya Farawo no mu mazu y'abagaragu be. Kandi igihugu cya Egiputa cyose cyononwa n'ayo marumbo y'ibigugu. Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. Mose aramusubiza ati, si byiza ko dukora dutyo, kuko twaba dutambiye Uwiteka Imana yacu ibyo abanyegiputa bazira kwica. Twatambira mu maso y'abanyegiputa ibyo bazira kwica, niba twicisha amabuye. Reka tujye mu butayu, tugendemo urugendo rw'iminsi 3, dutambirireyo Uwiteka Imana yacu uko izadutegeka. Farawo aramubwira ati, ndabareka mugende mutambirire Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyakora nimuzajye kure cyane. Nimuzakora iki pastor? Nimuzajye kure cyane. Nimunsabire. Aha, Imana iguha umugisha cyane. Mbere yavuze ngo ku murongo wa 20, ku murongo wa 19. Ku murongo wa 21 yavuze ngo Farawo ahamagaza Mose na Aroni arababwira ati, nimugende mutambire Imana yanyu ibitambo muri iki gihugu. None kuri uyu murongo wa 24 Farawo arongera aramubwira ati, ndabareka mugende mutambire Uwiteka Imana yanyu mu butayu. Icyakora ntimuzajye kure. Aho niho nshaka kuvugaho. Ku muntu uneza amatwi inshuti yanjye, nta muntu n'umwe muri iyi si ndabona ushobora kubaza ngo ese mwijuru ukujya mwijuru no kujya Gehinomu hisemo iki ngo mbone ahisemo kujya Gehinomu. Buri muntu wese, yaba umusinzi, yaba umusambanyi, yaba umurozi, yaba umupfumu, ndetse n'umupfumu iyo atanga ibirozi bye cyangwa iyo yiba abantu, kuko abanyarwanda baravuga ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu.
iyo atanga ibyo birozi byaravuga ngo Imana nigufasha, nawe yitwaza Imana. Kandi nta muntu n'umwe wishimira kujya muri Gehinomu. Umuntu wese arashaka kuzajya mu bwami bw'Imana. Uwo ni Farawo urimo kugufata nshuti yanjye, arimo aragushuka, arimo arakubwira ngo ririmbira Uwiteka Imana unasambana. Abantu ubereye umukuru wa korari, abakorari wowe worship team leader cyangwa choir leader, urabamaze ubatera amada. Kandi uri umukozi w'Imana. Uwo ni Farawo wakubwiye ngo genda uririmbira Imana. Yego ufite ijwi ryiza cyane, yego ufite ingendo nziza cyane, yego uteye neza cyane, ariko Farawo yaragufasha nshuti yanjye, urimo urakorera Uwiteka Imana uri mu gihugu cye. Arakubwira ngo genda ukorera Uwiteka Imana, genda urepete, genda uririmbe, ubahiriza amasaha, genda uterane, ariko uraguma mu gihugu cyanjye. Ukorera Uwiteka Imana uri mu gihugu cyanjye, ntuzigere ujya kure. Kuba mu gihugu cya Farawo ni ikihe? Ni uko utava mu cyaha kandi witwa ngo uri mu nzu y'Uwiteka Imana. Ni uko utava mu cyaha kandi witwa ngo uri umukozi w'Imana. Ni uko utava mu cyaha. Icyo ngicyo aricyo kirimo gutuma abanyarwanda tudatera intambwe ngo tubone n'ibitangaza by'Uwiteka Imana. Warangiza ukavuga ngo ese bitangaza biri hehe? Ese ko batubwira ngo Imana ikora iri hehe? Ijambo ry'Imana riravuga ngo akanwa kamwe nigashobora guturukamo amasoko abiri, isoko isharira ivamo amazi asharira ndetse n'amazi aryoshye, kuko turakanwa k'Uwiteka Imana. Niba uhisemo kuririmbira Uwiteka Imana, niba uhisemo kuvuga ubutumwa, uri umuvuga butumwa nkanjye, gerageza kwera imbuto zikwiriye wihanye. Reka gukorera Uwiteka Imana uri mu gihugu cya Farawo. Warafashwe yewe muntu nyumva, nawe ntugisenga, uravuga ngo nzaba njyayo, nabonye akazi karamfashe rwose, nzaba nsenga mfite umwanya, nzajya njya mu nzu y'Imana ari uko nabohotse. Farawo ntabwo azakwemerera n'umunsi n'umwe kubohoka. Arimo arakubwira ngo kizwa, atura Yesu, ariko guma mu gihugu cyanjye, komeza unkorere, komeza ugwize umusanzu wanjye. Kandi ijambo ry'Uwiteka Imana riravuga ngo ibyo dukora mu bwami bw'Imana, ibyo nibyo tuzasarura tujyana mu bwami bw'Imana. Ibyo ngibyo tubiba, ibyo ngibyo dukora mu rusengero nibyo tuzajyana mu bwami bw'Imana. Farawo arimo arakwemeza ngo ndeka ukorera Uwiteka Imana uri mu gihugu cye, akuyobora, ugumeyo, ugume mu bwami bwe, ariko byitwa ngo uri umukozi w'Imana. Ibi mvuga nawe uteze amatwi uri muranyumva, ushobore kuba uri umukobwa waramaze gusambanywa n'umukozi w'Imana uzi ngo ni umuhanuzi, yarakubwiye ngo reka nje kuguhanurira, nindangiza ngukorere deliverance. Nawe washudutse yagukoreye deliverance kabisa, ushuduka byakubayeho. Ariko ndimo ndakubwira ngo ni umwanzi Farawo ushaka kugukoresha ugume mu gihugu cye. Nawe wa mupasiteri we cyangwa wa muvuga butumwa we, nawe wa muririmbyi we, naje uyu munsi wa none kukubwira va mu gihugu cya Egiputa, injira wambuka inyanja ujye Kanani, aho ngaho niho uzakorera Uwiteka Imana neza. Icyo nicyo gihugu Uwiteka Imana yaguhamagayemo. Reka gukorera Uwiteka Imana uri umujura, uri umwesikoro, urateka imitwe, warangiza ukafata Bibiliya ukajya mu muhanda ukabeshya abantu. Yewe mujura we, ndimo ndakubwira ngo mwindukira, va mu cyaha. Wa muntu ujya mu rusengero ngo ujye gushakisha y'abakobwa beza, turabazerega muri aho ngaho, muravuga ngo mu barokore niho hari y'abadamu bashobora kwicara ngo bakubaka ingo neza. Urimo urashaka kwiba abantu b'Imana, urimo urashaka gutwara uwo mukobwa, kandi uri umutekamutwe, kandi uri umujura, waje mu nzu y'Uwiteka Imana kwiba. Uracyari mu gihugu cyo kwa Farawo. Uwiteka Imana arakubwira ngo uyu munsi wa none aradutumye nka Aroni na Mose, ugira ngo tugukure muri icyo gihugu, ukorera Uwiteka Imana wemye, nta rubanza ufite ku mutima wawe. Ese wowe ntureba ko ufite urubanza ku mutima wawe? Ese wowe ntureba ko urimo kuririmba ufite urubanza? Ntureba ko urimo kuvuga ubutumwa ufite urubanza? Ufite ubwana buriri inyuma yawe, umaze kubyara mu bantu benshi cyane, warangiza ukabeshya ngo uri umukozi w'Imana. Ndimo ndakubwira uyu munsi wa none ngo vayo, va mu gihugu cyo kwa Farawo, uveyo, uve mu gihugu cyo kwa Farawo, utera intambwe winjire mu gihugu Uwiteka Imana amaze kugutegurira. Twaje hano kuri radio kukubwira, urimo uratwumva uvuga ngo aba bantu bamenye bate? Ese aba bantu bambonye bate? Ntabwo ari twe twakubonye nshuti yanjye, ahubwo Umwuka Wera w'Imana yakubonye. Kandi impamvu yakubonye uyu munsi wa none, kuko ubikoze igihe kinini, ubikoze imyaka 2 irenga ukorera mu gihugu cyo kwa Farawo. Farawo yaragufashe, yarakuziritse akagozi, ariko Umwuka Wera wakubonye uyu munsi wa none arashaka guca akagozi ka Farawo. Niyo mpamvu yabwiye Mose na Aroni ngo muzinduke kare mu ruturuturu, mwinjire kwa Farawo, mumubwire ngo rekura ubwoko bw'Imana bugende bukorera Uwiteka Imana. Natwe twinjiye muri studio kuvugana nawe, kuvugana na Farawo wakuboshye, tumubwira ngo akurekure, tumubwira ngo arekure ibyawe, turimubwira ngo arekure abawe mu izina rya Yesu, arekure ubuzima bwawe, arekure
arekure kuguru kwawe, arekure mu nda hawe, arekure umugongo wawe, arekure, va mu gihugu cya Egiputa. Tera intambwe. Urihebye cyane, uravuga ngo kuki nakorera Uwiteka Imana? Urimo uravuga ngo nakorera Uwiteka Imana yanjye, ndi muri iki gihugu, ariko Uwiteka Imana arimo aravuga ngo vayo, va muri gihugu, mu gihugu cya Egiputa, va mu gihugu cyo kwa Farawo. Farawo arimo aragutwaza igitugu, wa muntu w'Imana we. Ni gutumara ukwezi kose udakandagiye mu nzu y'Imana, ni gutumara amezi abiri, ni guta Imana yagukoreye igitangaza muri 2015. Warabwiye Uwiteka Imana ngo nunkorere iki gitangaza, nanjye nzagaruka mu nzu y'Uwiteka Imana. Ukaba uyu munsi wa none kumaze kwinjira 2017 utarigera uhongera gukandagiza ibirenge byawe mu nzu y'Uwiteka Imana. Urumva utari mu gihugu cya Egiputa, urumva utari mu gihugu cyo kwa Farawo. Urimo uravuga ngo urakora cyane, urashaka kugwiza cyane, urashaka kugwiza cyane amafaranga, ngo nimara kubaka inzu nzasubira mu nzu y'Uwiteka Imana, nimara kubona umugore nzasubira mu nzu y'Uwiteka Imana. Farawo wagufashe akagufata ukwezi kumwe, akagufata amezi abiri, akagufata amezi atatu, ntabwo ashaka ko wimuka, ntabwo ashaka kuhava. Numara kuyubaka inzu azakwereka kugomba kugura imodoka, numara kugura imodoka akwereka kugomba kujya hanze, ujye gukorera hanze. Ubwo bibe birangiye aragutwaye impaka Gehinomu. Twaje hano kugira ngo tukubwire, twaje hano kugira ngo turambure inkoni yacu kwejuru muri iki gihugu, hejuru muri iki gihugu cy'u Rwanda, aho abanyarwanda tutarasobanukirwa Imana, aho abanyarwanda batarasobanukirwa urukundo rw'Imana, aho abanyarwanda tutarasobanukirwa imbabazi z'Imana. Uyu munsi wa none usobanukirwa ko ibyo ufite byose warihawe n'Uwiteka Imana. Amaguru gitunze yombi ntacyo urushije wa wundi wavuye aho kumwe, cyangwa ntacyo urushije wa wundi wacitse amaguru yombi, ahubwo ni imbabazi z'Uwiteka Imana. Farawo arimo aragubesha, arakubwira ngo kuva mwarahuye na mwene so mu rusengero mugatongana cyangwa mugasitaranaho urusengero ruvemo, none wavuye mu rusengero ntugishaka gukorera Uwiteka Imana. Ngo kuva waragiye mu rusengero bakakubwira ngo mu mwaka umwe ngo uzaba wabyaye ukaba utarabyara, ngo ubwo ndabiretse. Twaje kurambura inkoni yacu kuri icyo gihugu mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, nuko twahawe ububasha n'Uwiteka Imana, twahawe ubushobozi n'Uwiteka Imana kugira ngo tukubohoze, tugukure mu nzu ya Farawo, tugukure mu buretwa bwa Farawo, tugukure muri ako gahinda, tugukure muri ayo maganya. Dore wasubiye ku nzoga, wari umuvuga butumwa, wasubiye ku nzoga, wari umuririmbyi. Dore warashatse, warishingiye, ntabwo washatse mu mucyo, washakiye mu mwijima. Icyo ni igihugu cya Farawo. Kwa Farawo haba umwijima, ariko turimo turakubwira ngo Uwiteka Imana uyu munsi wa none impamvu yakubonye wowe uri muri ako kabari, wasubiye mu kabari kwicuruza, kandi bari barakubwirije ubutumwa, umaze kwatura agakiza inshuro zirenze 3, zirenze 4, zirenze 10, ariko urongera usubira mu mwijima, mu isi y'umwijima kwa Farawo. Turimo turakubwira imbabazi z'Uwiteka Imana, turimo turakubwira Imana itabara, turimo turakubwira Imana yakubohora, turimo turakubwira Imana yagukurayo. Uwiteka Imana gutabare, Uwiteka Imana gukureyo, Uwiteka Imana kubonekere, Uwiteka Imana kwiteho. Uyu munsi wa none uve mu gihugu cya Farawo, uve mu gihugu cy'uburetwa. Uko no kwirengagiza Uwiteka Imana, reka kwirengagiza amaso y'Uwiteka Imana, reka kwirengagiza ibyo Uwiteka Imana yagukoreye ibitangaza byinshi cyane. Ariko uyu munsi wa none uritwaza impamvu umwe gusa, uritwaza icyifuzo kimwe gusa, umaze igihe usengera ngo kitarasubizwa, ngo kitasubizwa ntabwo usubira imbere y'Uwiteka Imana. Banza urebe n'umwuka gusa uhumeka ko ari igitangaza cy'Uwiteka Imana. Ese kuki Farawo agufunga agatambaro ku maso nurebe ibyo Uwiteka Imana yagukoreye, ahubwo ukareba ikibazo kiri imbere yawe gusa? Icyo ni igihugu Farawo ashaka kugufungiramo, nicyo twaje kukuhozamo uyu munsi wa none. Imbabazi z'Uwiteka Imana zigusange mu izina rya Yesu. Reka nkubwire inshuti yanjye, ndakubwira wa musore we urimo aravuga ngo urihebye cyane, ngo nta kintu ufite, ngo se wajya mu rusengero ntacyo ufite, abandi muri twaza ngo nta nkweto, abandi ngo nta myambaro, abandi ntaki. Hagumba ubuzima nshuti yanjye, kuva ufite ubuzima tera intambwe ze mu nzu y'Uwiteka Imana. Ese uze ejo bizagenda gute? Ese nta buzi bavugaga ubu isaha bakaba ari ibiragi, bakaba bari muri koma, bakaba bari kuri bomboni, bakaba batabasha kuvuga, ukaba umuvugisha kureba gusa. Ubu wowe watanze iki ko ari Farawo urimo kugufungira mu gihugu cye? Vayo ukorera Uwiteka Imana yawe, vayo winjire mu gihugu cy'i Kanani, kuko nicyo cyatuzanye uyu munsi wa none. Farawo ngo abwira Mose, aramubwira ngo mugende mukorere Uwiteka Imana, ariko mugume mu gihugu cyanjye. Uwo ni umwanzi urimo kugufungira mu gihugu cye. Iki ni cyo gihe kugira ngo Uwiteka Imana gutabara, iki ni cyo gihe kugira ngo Uwiteka Imana kurengere, iki ni cyo gihe kugira ngo Uwiteka Imana gufateho, iki ni cyo gihe uve mu gihugu cyo kwa Farawo, uve mu gihugu cy'uburetwa, uve mu gihugu cy'umwijima. Ariko wowe ntubireba, ubwo urara urota inzoka, ubwo urara urota abantu urya abantu,
hari byinshi cyane umwansi Farawo arimo kugutwazamo igitugu, wowe ntubizi se? Igute uhorana inzara n'inyota bya buri munsi byo gusambana, ukumva urashaka gusambana, ukumva ufite inzara n'inyota by'inzoga, ukumva ufite inzara n'inyota. Mana yanjye mwami w'abami, data tabara aba bantu. Wowe nubireba kuri mu gihugu cyo kwa Farawo, wowe nubireba kuri mu gihugu cya Egiputa, nureba ko Farawo arimo akubwira ngo gume, ugakizwa ukwezi gumwe, ukwa kabiri ukaba wasubiye mu nzoga, ugakizwa amezi abiri, aho kundi kwezi nako ukaba wasubiye mu busambanyi, ukumva ntiwabaho nta mugore. Uwo ni Farawo urimo kugutwaza igitugu. Uyu munsi wa none twaje kugira ngo tukwake Farawo, tugutabare. Uwiteka Imana kugirire neza, Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana kwiteho nkuko natwe yatwitayeho. Erega natwe yadutwazaga igitugu, erega natwe yadutwaraga nabi, erega natwe yatwitwaragaho nabi, erega natwe yaratuyobyaga. Ariko uyu munsi wa none ndimo ndakubwira Imana itabara, ndimo ndakubwira Imana irengera abayo, ndimo ndakubwira Imana ikora ibikomeye n'ibitangaza. Uyu munsi wa none Uwiteka Imana kwiteho, Uwiteka Imana kurengere, Uwiteka Imana kwiteho, Uwiteka Imana agukureyo, agukuzeyo amaboko akomeye nk'ayo yakujeyo abana ba Isirayeli. Niyo mpamvu twaje hano kuri radio kugira ngo tukubwire. Ndakubwira Imana ikora ibikomeye, ndakubwira Imana yambohoye inshuti yanjye. Nari mu gihugu cya Farawo cy'uburetwa, nari mu gihugu cya Farawo cy'uburwayi, ndwaye umutwe udakira. Farawo aranyumvisha, arambwira ngo kugira ngo ukire ubwo burwayi nuko uzajya ufata inzoga buri munsi, buri joro ukajya unywa amacupa nk'atatu ya byeri ukayanywa. Hano mu Rwanda nta n'ubwerega mwebwe, ahubwo mwebwe mwicwa n'ubusa, mwicwa n'ibirozi babashirira mu nzagwa za muri turi ibyo ngibyo, ibintu nk'ibyo ngibyo biyoga nk'ibyo bya kanyanga. Ariko hari ahantu haba inzoga, tukanywa za bero, tukanywa za prisinalaga, tukazinywa tukumva hari aho tugeze, ukumva ngo nibwo ubashije kusabana na Farawo neza, ngo nibwo ugiye kubona ibitotsi. Ndimo ndakubwira Imana itabara, Imana ibohora, Imana irengera abayo, Imana yankuyeyo. Uwiteka Imana nawe agutabara, Uwiteka Imana nawe akwiteho. Nanjye Imana yankuye ngira umuntu, ntabwo ari uko nasaga, siyo sura nagiraga. Warandebaga ukayoberwa uwo ndiwe, kandi undi umukobwa ukibaza ariko se ni umumama cyangwa ni umukobwa, ni umukecuru se? Nawe ushobore kuba aricyo cyiciro ugezemo, Farawo aricyo cyiciro akugejejemo. Ariko uyu munsi wa none ndimo ndakubwira Imana yanjye yankoreye ibitangaza. Iyo ngiyo wumva mvugira n'ijwi rigasarara, iyo ngiyo niyo yantabaye. Uwiteka Imana yanjye yangiriye neza, iyo niyo yankuyeho igisuzuguriro cy'uburetwa bwa Farawo. Uriho igisuzuguriro, uriho icyangiro, uriho igisebo. Aho ujye hose nta muntu ukwemera, aho ujye hose nta muntu umusabana, nta muntu umufitanye ubushuti. Urareba umuntu ukagira ngo hari icyo mwapfuye, kandi ntacyo mwapfuye. Ubwo ni akazu ka Farawo, iyo ni inzu ya Farawo, iyo ni Egiputa, ubwo ni uburetwa bwo kwa Farawo. Ariko ndimo ndakubwira Imana itabara, Imana yangiriye neza, Imana yankuye kuryama mu nzu kwezi kose iminsi 30, ntareba izuba, ntareba itara, ndi mu mwijima. Farawo yaramfugiye mu nzu y'umwijima. Ndimo ndakubwira Imana yanjye yantabaye, Imana yanjye yagukorera ibikomeye, Imana yanjye yagutabara. Turakubwira Imana twahuye na twasanze n'abakozi b'Imana, twasanze mu rusengero. Niyo mpamvu nkubwira ngo no kugumya ukigunga ntacyo bimaze, ahubwo tera intambwe uze no mu rusengero tugusengere, uze urebe n'abandi tumaze gusengera bavuyeyo, barotaga inzoka, barotaga ibintu bidakwiriye, ariko ubu ngubu bakaba bafite Imana. Imana itabara, Imana itanga ijambo, Imana ikura ku cyavu ikicazanya n'ibikomangoma, Imana isubiza mu ijambo. Yararyiyambuye, narababwiye ngo nageze igihe numva kwiyahura nibyo byaba bimfitiye umumaro. Ariko uyu munsi wa none ndumva nkeneye kubaho cyane, kuko navuye mu gihugu cyo kwa Farawo. Uyu munsi wa none nicyo gihe kugira ngo Uwiteka Imana kubohora. Uyu munsi nicyo gihe, uyu munsi niwo munsi wawe. Ntunangire umutima wawe, niko ijambo ry'Uwiteka Imana rivuga. Ntunangire umutima wawe, reka urengerwe n'Uwiteka Imana, reka Uwiteka Imana agukureyo. Wari umaze igihe kinini cyane ufashe icyemezo cyo kuva no mu gihugu, uvuga ngo reka mve no muri iki gihugu kuko abantu bamaze kubona guseba kwanjye kumara igihe kirekire cyane. Aka ni akazu ka Farawo. Farawo nakubwira ngo senga ari kugumino, ariko ndimo ndakubwira ngo ngwino turi mu masengesho yo gukurwaho igisuzuguriro, amasengesho agarura ububyutse, amasengesho agarura ubumuntu. Wavuyeho ubumuntu, n'umuntu arakubona akagutinya, n'abana babona winjiye bagakangarana, n'abana barabona winjiye ati papa araje, ati cya kigabo kiraje, nta nubwo bakikwita papa kubera inzoga zakurenze, kubera ubumuntu bwakuvuyeho. Hari Imana ishobora kukugarura ubumuntu, hari Imana ishobora kukugarura icyizere, hari Imana ishobora kukurengera, hari n'Imana ishobora kugutabara.
Uwiteka Imana kugirire neza. Pastor, hari ikintu wavugana n'aba bantu, hari ikintu ushobora kubwira ubu bwoko bw'Imana, hari ikintu ushobora kubwira aba Abanyarwanda tugasobanukirwa imbabazi z'Uwiteka Imana no kugira neza k'Uwiteka Imana. Iki ni cyo gihe kugira ngo babohoke. Nshuti mukundwa utwumva uduteze amatwi aho uri hose nawe uherereye, mwe udukurikirana, ndagira mubwire ngo iki ni igihe cyo kuva kwa Farawo. Farawo buriya hari igihe ugenda ukamumenyera ukabana nawe ukagira ngo niyo mibereho nibwo buzima. Farawo akagukoresha uburetwa, ingaruka, umuriho, umunaniro na buri byose agukoresha gahato urabibona, kuko Farawo ntagira imbabazi. Farawo arashaka kukubona upfuye, Farawo arashaka kukubona urimbutse, Farawo ntashaka kugwira, Farawo ntashaka kugubwa neza, Farawo ntabwo ashaka kukubona useka, kuko Farawo nakubona useka biramubabaza cyane, ashaka kubona uhora urira. Uko niko Farawo akora. Iyo Farawo ari mu buzima bwawe buri kanya ashaka kubona utamarira, kuko iyo utaye amarira arishima akavuga ngo ndamurangije, kuko ni umugome. Farawo ntabwo ashaka kubona iterambere ryawe, kuko azi ko nutera imbere uraza guhimbaza Imana yawe, uraza kwishima nawe, uraza kuba umuntu, utangire kumva ufite agaciro, ufite n'impamvu yo kubaho. Ariko Farawo dore iyo yafashe umuryango, iyo yafashe urubyiruko, iyo yafashe abasore, yafashe urugo rukiri rutoya rukitangira ndagira ngubwire, Farawo arakunyunyuza, aragukamura, akaguhindura igikatsi, aguhindura nk'itorosho, ikintu yihanagurizaho imyanda yo yose. Farawo iyo yafashe ubwenge bwawe ntabwo ushaka kumenya ko ushobora kunezerwa nawe, ntushaka kumenya ko nawe wakwambara ukaberwa. Farawo iyo yagufashe akwibagiza ko wanize wibagirwa nuko wize gusa jewe nanjye narize koko, ukibagirwa niba warigeze ugera muri kaminuza. Farawo iyo yagufashe uri umukozi w'Imana wibagirwa ko wagiraga n'impano, wari ufite umuhamagaro, utangira wari ufite icyerekezo na ambisiyo n'ibyo ushaka kugeraho. Ariko Farawo yamaze gusesera, iyo akubonye urwaho agufatiye mu busambanyi, umukozi w'Imana hoza atubwire, agufatiye mu binyoma, mu bujura, agufatiye mu biki n'iki. Farawo yakubohesheje, iyo minyururu urayicika. Farawo aje kugufatisha ubukene bukaguhindura imbata, ugatangira kuba umuntu w'umutekamutwe ugenda ubeshya. Farawo yagufasha akakuzirika, akakubohesha ku nk'urumogi, wowe utwumva urwo rumogi rurakubata rukakuboha, ugatekereza ko ibyo bitashoboka. Umuntu umwe yigeze kumbwira, amubwiriza ubutumwa n'umusore twari twariganye kuri kaminuza, arambwira ati Pastor John, nanjye Yesu yangirira imbabazi, yambabarira koko. Ntabwo yambabarira, naramubabaje, naramuhemukiye, nabwirijwe na benshi, nta n'umwe wigeze ashobora kunyumvisha aya magambo mbwira. Cyokoreye ndaraho Imana izangirira imbabazi, ndamubwira ni buriya akambwire, buri Imana kohereje umuntu mu buzima bwawe ukubwira ibyo guhinduka, niyo ibikugiriye imbabazi, kuko ihore gutegera amaboko. Va kwa Farawo rero nshuti yanjye, nshuti utwumva nawe ufite icyo kubase. Farawo afite uburyo yagufashe, yaguhenze ubwenge, yarakuboshe. Ushobora kuba warafashwe ku ngufu ukiri muto, ushobora kuba utwumva aka kanya uhemukirwa n'abavandimwe bawe bagukora ibyamfura mbi, uricecekera urenzaho. Ushobora kuba warakoze amahano. Farawo icyo ugomba kumukorera ni ukumushyira ku mugaragaro. Igihe cyawe ni iki ngiki mukundwa, va kwa Farawo. Igihe cyawe ni iki, tumwe n'Uwiteka Umwami Imana ngo tugukure mu nzu ya Farawo, tugukure mu nzu y'uburetwa. Farawo arakubwira ngo komeza undamirize muri iki gihugu. Ntabwo bishoboka ko watambira Uwiteka Imana Nyiringabo ukibana, ukigendana, ugiturana, ukisangira nabo kwa Farawo, ugituye mu midugudu yo kwa Farawo. Icyo nshaka kuvuga ni iki, mu bitekerezo byawe gerageza gutekereza nk'uko Abrahamu yafashe icyemezo Imana ivuganye nawe. Yarambwiye ngo imuka iwanyu mu muryango wa so mu gihugu cy'iwanyu, ujye mu gihugu nzakwereka. Imana iraguhamagara kuva kwa Farawo. Hari ahantu udashobora kuramiriza Imana, hari ahantu udashobora guhimbaza Imana, hari ahantu uba utura, hari ahantu uba warakuriye. Iyo bivuze kwimuka rero bivuga ngo hindura idini ryawe, hindura imisengere wasengeragamo, hindura uburyo wakoraga ibintu. Yesu araguhamagara, hindura. Mukozi Imana, ndumva ari byo nabwira abantu batwumva. Uwiteka Imana guha umugisha Pastor. Kubwo iminota tugezemo, hari abantu wabaha nomero ya telefoni kugira ngo bahamagare batubwire. Kandi abantu ndimo ndababwira, muze UCC Kabuga, muze UCC Niboyi, UCC Gikondo, UCC twese aho turi Nyamata. Hari imbaraga zibohora abantu bakura kwa Farawo.
hari inshuti zacu barimo badukurikirana bari hirya no hino badukurikirana ku rubuga rwa Facebook barimo barakurikirana. Imana ibaho umugisha, ndimo ndababona Samutesi, Imana ibaho umugisha, Kabandize Arani, Imana ibaho umugisha. Nawe ndakubona inshuti yacu James Rurangwa, Fred Safari, Imana ibaho umugisha. Pastor Gasangwa Gerard, Imana ibaho umugisha. Nyina w'umuntu Grace, turakureba nzamurambaho protege. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane abadukurikirana. Tujye ngo tubabwire ngo hari icyo Yesu ashaka gukora mu buzima bwawe. Hamagara cyangwa utwandikire ubutumwa bugufi kuri 0782 7574 62 0782 ukongeraho 75 74 cyangwa 07 kabiri 2 5 7 4 2. Hari inshuti yacu duhamagara. Hello. Yes please. Yes ahimbazwe. Agnes Kabuga. Yego. Musaza wawe yafashwe na Farawo w'inzoga. Agomba kuva mu gihugu cyo kwa Uwiteka Imana aramutabara. Hagarara umwizerere mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Hatwakira indi telefone. Hello. Munsengere nanjye. Witwa Ndedia? Yitwa Mama ya Besi. Mama ya Besi. Mama ya Besi. Karame. Ufite cyifuzo ki? Ufite cyifuzo cyuko Satani nanjye amazigiye yarambatiye umugabo akaba yaravuye mu by'Imana. Umugabo yavuye mu by'Imana yarabaswe na Satani. Utuye he? Yego. Utuye hagana he Mama ya Besi? Tuyi Batsinda turi Kigali. Uyu Batsinda hano Kigali. Rero ukwiye kuzagaruka. Amene kutera inama ukagera kuri UCC ni boy. Uzigere kuri UCC ni boy tugufashe tugusengere kandi n'umugabo turakwizeza ko azagaruka kuko Yesu afite imbaraga nyinshi. Yego. Urakoze cyane Mama ya Besi. Sawa. Hari undi uri ku murongo twifuza kugira ngo twakire. Hello. Sorry, igira hirya radio yawe inshuti yacu. Hello. Karame. Hello. Turakumva. Nuko nanyumvise ijambo ryanyu ry'Imana. Yego. Numva koko n'ukuri. Ariko nkaba mfite ikibazo njyewe. Banyita Kimana Claude. Claude ufite cyifuzo ki? Ndi Gahanga. Gahanga. Niho urifuza iki? Ariko nkaba amafaranga yose nkoreye nibigwa ahantu sinzi niba ari inyatsi. Ntabwo bizi. Ugera kuri UCC tugufashe kurushaho mwene data Claude. Ugere kuri UCC hariya niboye tugufashe. Dufite igiterano uyu munsi ejo ku wa gatanu ndetse no ku cyumweru. Nucikanwe ngwino bane natwe. Muzagikorera he? Kuri UCC niboye ni mu karere ka Kicukiro umurenge niboye akagari niboye. No kuvuga ngo banyita hip hop. Twabyumvishije. Yesu agumugisha katwakira undi. Ndabona messages abantu batwandikiye nabo ni benshi. Katwanze twakira uhamagara. Hello. Hello. Ndumva. Nanjye mfite ikibazo ndashaka mu ngira. Yego. Nanjye maze iminsi natwe nashaka mu nsengera nkabyuka. Waraguye ushaka kubyuka? Witwa nde? Ndayishimiye Jean Claude. Ndayishimiye utuye he? Ni mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo. Turagusengera Claude, Uwiteka arakwibuka guhagurutse usubire mu rusengero vuba. Ku cyumweru uzajya gusenga? Fata icyemezo rwose witinda. Zamukoze. Urakoze turagusengera mu kanya. Gaturebe ndi urimo uhamagara aka kanya. Ushaka kwandika ubutumwa bwawe bugufi ukabwereza kuri iyo telefone twaguhaye kugira ngo dushobore kugufasha. Hello. Hello. Karame. Mwiriwe neza. Witwa Violette. Yego Violette. Nanjye nagira ngo musengere papa arwaye cyane. Papa arwaye iki? Amaze igihe kinini arwaye yagiye kwa muganga baramubwira ngo arwaye umwijima hepatite C. Atwohereza i Kanombe ariko twari tutarajyayo. Uno urwagaye.
none Mm. ko mbona umwanya ku wa kabiri iyo nashaka kuzaganira na Pasabera Pastor Ben. Utuye he? ntuye hano Kicukiro. Kicukiro. Kuwa kabiri wamubona abari ku biro Karame? ni hano munsi ya Alpha Plus. Munsi ya Alpha Plus. Rero we akorera ikabuga ku itorero ryabo, ushobora kuhamusanga ku biro byabo kuwa kabiri. Mbona umwanya nkora akazi ko mu rugo, mbona umwanya ku wa kabiri honyine uva mu mwanya wo kujya gusengera najya gusengera. Hiya uguhaye umwanya. Akugiye nawe mukunze numva gashaka ko twakwiganirira. Rwose kuwa kabiri uzamushake. kuwa kabiri mu gitondo uzabe wangezeho 3:00. 3:00 mboneka nka 4:00 5:00 ubwo mvuye mu rugo ko ngenda maze gutunganya ibyo mu rugo. Okay, ntacyo uzaze ariko zirikane ko 4:30 wenda cyangwa 5:00 uri bubongezeho. Imana igumugisha. Uraza gufata nomero zanjye za telefone ubwo zampamagara nkuyobore neza. Urakoze cyane, Imana ibahumugisha. Sawa. Urakoze cyane. Katwakira undi. Hello. Turacyakira telefone zanyu abahamagara. Hello. Karame? Mwiriwe neza. Naye ni Janine. Clementine? Janine. Janine uherereye he? Ndi Kigali. Kigali hagana he? Nyanza. Nyanza. Ufite icyifuzo cy'ikare Janine? Icyifuzo cyawe ni iki? Naye ndashaka ko munsengera. Yego. Gaye umugongo udakira. Umugongo umara ngiye kingana iki? Amezi 6. Turagusengera nove kuri radio yawe. Amasara agiye, reka twakire tufata umwanya wo gusengera abantu banditse ibyifuzo bitandukanye. Ngira ngo kamaze nakire pastor afasha abantu bashaka kwihana kwakira Yesu kumwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Muntu wari warafashwe na Farawo akubwira ngo gusubira mu nzu y'Imana nta kigenda, ujye gusubiramo hamwe nanjye aya magambo. Vuga ngo mwami Yesu, ndagushimye ko wambonye uyu munsi. Ndagushimye ko uyu munsi wongeye kungarura mu nzu yawe. Uyu munsi wa none nihanye ibyaha byanjye byose. Amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'ubugingo, uyandukure mu gitabo cy'urupfu. Kuva uyu munsi ndakijijwe. Nejeje umutima wanjye, natuje akanwa kanjye. Mbaye umurokore. Nsubiye mu nzu y'Imana. Mvuye muri Egiputa. Urakoze Yesu kumbabariye. Kangusengere Mana yacu mu izina rya Yesu, icyubahiro kibi cyawe kubw'uyu munsi, kuko hari benshi cyane bakoreraga Imana bari mu gihugu cyo kwa Farawo, bari muri Egiputa, ariko mwami wanjye uyu munsi bakuyeyo. Hari utahamagaye ariko nawe yihana mu mutima arimo kurira cyane yisaha avuga ati Mana wambonye, reka urusheho kumuramburaho ikiganza cyawe, umugarureho ubumuntu bwawe, umugarureho imbabazi zawe. Uyu munsi wa none yongera asubire mu murimo yahamagariwe kuko umugiriye imbabazi. Urakoze kuko umvise gusenga kwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Ndasengera Clementine uboshwe n'abadaimoni, uboshwe n'imbaraga z'umwijima rararota inzoka imwirukankana. Ndategetse uwo mwuka kuvaho none hamwe izina rya Yesu. Clementine ufite umwana urwaye kandi abana na mukase unago bashobora kukwemerera kumugeraho. Turategetse izo mbaraga zikwimira zituma utareba umwana uwo mu rukiryi rwawe. Ndategetse uwo mudaimoni akuva imbere none aha haboneke uburyo n'ubushobozi bwo kubona ku mwana wawe. Uwiteka gutabare akwiteho. Ndasengera undi Patrick aravuga ati musengere ndetse ibiyobyabwenge ndikabuye. Patrick ihutu natugereho tufatanye gusenga iyo mwuko kure kandi turagusengera akakanya imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwawe ubohorwe. Janine ufite ikibazo cy'umugongo udakira, ndategetse uwo mudaimoni kukurekura none aha mu izina rya Yesu. Turasengera mwene data wundi Valence aravuga ati dufite icyifuzo dushaka ko mudusengera by'umwihariko. Vayo tugereho kuri UCC hariya ukoresha iyi telefone woherejeho ubutumwa bugufi dufatanye nayo kugusengera. Ati Pastor Yesu ashimwe, nitwa Agnes Kabuga, musengere imbaraga zo gusenga, musengere na musaza wanjye inzoga zimereye nabi. Tegetse imbaraga zikuzimu kurekura musaza wawe. Tegetse abadaimoni bose bakurwanya kukurekura iyo myuka iva imbere yawe. Duhamagare cyangwa twandikire mu izina rya Yesu kuri uyu mirongo twaguhaye. Kanongeye nyisubire mu 072222 574 6 cyangwa 0782 754 6